Ndagira ngo niba wanga igihugu cy'u Rwanda cyangwa ukaba wanga Kagarara na Rocky scrollinga ino video ntikureba wigendere, kandi niba nta shyari ubafitiye icara urebe ino video kugera irangiye. Niba ufite inshuti zawe zifana aba bagabo zisharinga ino video ntiwibagirwe gukora subscribe kugira tujye tubasha kubana. Mbere yuko tuvuga ku buryo Kagarara yahuye na Ashton Hall, imishinga bakoranye ndetse n'agaciro yagiriye igihugu, reka tubanze tuvuge kuno mugabo Rocky nawe uri guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda mu buryo tutakeka. Kuri ubu ngubu inkuru ihari ni uko Rocky agiye gusohora filime ikomeye irimo abasitari bazwi cyane nka ba Rambo, Jack Chan n'abandi bantu muzi twajyaga tubona mu gasobanuye. Ibi wakibaza ngo bihuriye no guteza imbere igihugu. Ibi bituma igihugu cyacu cy'u Rwanda kimenyekana mu bihugu byo hanze. Ababashije kugera mu biriya bihugu, iyo uri ukavuga ngo nturuka mu iki gihugu cya Afurika ntago bakimenya, uvuga Afurika muri rusange kugira bacyumve. Ndabizi ubu uri kwibaza ngo ese Kagarara ahuriye he nabyo? Kagarara nawe ari mu bantu bari kuzamura ibendera ry'u Rwanda binyuze muri ubwo buryo. Wakibaza ati gute? Ubundi ku itangiriro ry'ibi bintu iShowSpeed yaje mu Rwanda, uyu mugabo Kagarara ni umwe mu bantu babashije kubona amahirwe yo guhura nawe. Mu kuba kw'ibi bintu twavuga yuko bagiye babikora bimeze nk'aho ari ikigare bashaka hiti y'ako kanya, kuko hari haje umuhitinzi mu Rwanda. Gusa ibi Kagarara yabigiriyemo amahirwe bituma abasha kugira audience iturutse hanze. Ngira ngo mwarabibonye ukuntu yapompye agatsinda iShowSpeed, kandi video bakoze ni imwe muri video zarebwe, nubwo uyu mugabo Kagarara akoresha ikinyarwanda bigoye gukonfaminga audience yaramaze kubona hanze. Nyuma y'ibyo Ashton Hall yavuze ko agiye kuza mu Rwanda. Kagarara akora video avuga yuko ashaka guhangana nawe. Kuvuga ngo guhangana ntago ari ukuvuga ngo ni urwango cyangwa se ibiki, oya, ahubwo aba bagabo nizo content bakora. No mugabo Ashton Hall nureba mbega ni nka rutambi mu Rwanda, mubona ibintu agenda akora, ibintu byo guhangana mbega nibyo nuno mugabo akora. No mugabo Kagarara nawe rero yifuzaga ko yahura nuno Ashton Hall maze akamutsinda, bitewe nuko Kagarara aratangaje, ni umuntu ufite ubugufi bati wumva ko adashoboye. Nyine ni ibintu byari bitangaje cyane, gusa yari afite n'akantu ka audience kuko yatsinze iShowSpeed, ndetse akaba ari kimwe mu bintu byamenyekanye bituma bibasha kumugeraho vuba. Ashton Hall akimara kumva iyo video yahise atumira uno mugabo Kagarara ngo aze bahurire muri Ghana, nubwo yari buze mu Rwanda ariko yahise yihutisha ibintu, aravuga ati naze tubikore hakiri kare duhurire muri Ghana. Ubu turacyamutegereje mu Rwanda, n'ubundi ntibivuze ko atazaza. Muri iyi video tuvuze ku byo Kagarara na Rocky babashije kugeraho, ndetse tunavuga ibyo babashije kugeza ku gihugu muri rusange. Ese koko mubona atari byo? Jya muri comment utange igitekerezo cyawe, ntiwibagirwe kudushyigikira kugira ngo natwe tuzabashe kugera nk'aho bageze, ndetse natwe tubashe guteza imbere igihugu cyacu. Turabakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibandindire, ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kuri njye.